umutima urijimye amarira ntashira ese ubuzima ni iki mana ndananiwe umunezero ku mutima no ku mubiri ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga mutugana Delis Hotel tubafitiye amacumbi meza utasanga ahandi, bar, restaurant, tutibagiwe n'ihene yo mu muceri, sauna na massage, piscine nziza yakira abato n'abakuze, sale zakira inama, ubukwe ndetse n'ibindi birori. Tubafitiye n'ibibuga bya basket na volleyball. Delis Hotel duherereye ku Ruyenzi ugana kuri polisi umanukira ku Kiliziya ni metero 15. Ukeneye ibindi bisobanuro reba nimero ziri kuri ekara yawe. Delis Hotel niyo nge nahisemo. Umwari oya wirira Ndabona papa wamwakiriye. Byiza cyane kazimo. Azi Shabira. Ngire kuki utambwe umero gutya kuki utambwe kuri imbwa? Kuki utambwe ko utabasha kurongora umukobwa wanjye? Ni na bizo ukora byageze buto. Pa. Numuze kuvuga. Papa ari kuvuga n'ibiki? Ibintu numvaga n'ibiki? Ibintu njye numvaga n'ibiki? Non, parle-moi. C'est quoi, Birasa? Le problème, c'est quoi? Umwari ibintu uri kuvuga njye ntago mbizi rwose. Encore c'est la vérité, oui. Parle-moi. Cyewe njye birasamba ikiremba. Guteze. Parle-moi la fille. Umugabo warakurangwa neza nta kibazo genda kimujyare. Cyane. Ntago wabwiye papa se ko mu minsi imbere tuzabona umwana. Kose muri niba ari agacupa kamutezeho. Jena kugize kwa murambesha riba ibintu bavuga. Rero ibyo bintu mon fils. C'est la vérité. Oui, moi un problème. Papa sinakubwiye ko nta kibazo mfite muri ubu. Papa, président umwari aratwite. Umwari n'umugore wanjye nkunda cyane. C'est vrai? Kandi ndakwite n'iyandi. Oh, c'est vrai? Ikindi kandi papa umwari. Mu minsi iri imbere dufitanye ubukwe. Oh, nkuko nari nabikubwiye tuzabikora ku mugaragaro kandi ubukwe buzabera nayo Kigali. Oh, nuko amafaranga nge nufite inshuti zanjye zitumira. Bose baje Kigali mu modoka. Ese umuntu wakubwiye ko ngiye ibyo bintu nk'ubwo mukuru kuko abara kugeza. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Akira gutumira. Reka reka njya mu ndoga. Ise ni inzoga. Soga si inzoga se niki? Iyi ni ji. Inywere nyine ahubwo ngiye nshaka fanta. Asko bizari fata yagiye koko. Nana ji sugira. Nta kintu na kimwe kiko ji kibanga. Rero nawe ujya mu ndoga. Hano hari ibintu bisembuye gusa. Shaka guha umwana wawe inzoga akiri mu nda noneho ntabwo bizagenda gute? Ntabwo mutabutse yarasinze byaba byiza kurushaho yabaza ubwenge. None se y'amafaranga y'amurya. Y'amafaranga se. Ari amafaranga rero ntabwo ndi mfite hano none ahangaho ngo. Ariko no kwindaza kuyaguha. Petsu kugenda kugusha cyane yaguha. Ntabwo nakubeshya reka. Ntabwo bizi nakubeshya koko. Rega sinjya mbeshya. Ntabwo ujye ubeshya. Ejo bundi wanyemereye inyama nazo waguze. None ngo ntabwo ujye ubeshya. Nuko jibika inzika ariko umuntu abika inzika y'inyama. Kuba warabyemeye utabikoze. Ufitanye ikibazo nawe. Cyangwa ufite ikibazo n'umwana ahubwo ngo isike mubaze. Ubu uyu mwana ameza ngaha amaze. Ubu arashaka inyama. Atagiye kurya inyama ngana gutya mu nda. Ufutse yajya ry'inka yose. Wagurinda rumwite kugira ngo wumve noneho. We noneho yagusaba ibirenze ibyo ufite. Oya. Mba nakorohereje. Iyo mufite ubukwe mukaza cyangwa abantu bose bakaza tugakora ubukwe ku mugaragaro n'umukobwa wanjye twita nkabo basekuru
umukobwa aratwite rwose ese ubwo igihemba se gitera inda kibaho non ça jamais de la vie none ça jamais de la vie umwana muzanira kandi gacupa papa Ah ouais. Merci mukwanya merci ariko nizere ko muri Burayi oya ntabwo nta muntu urura ku mukwe ni kirazira nabonye imodoka byanyu bitwara abantu bitana hino ngo bapfime nka ku mashanyarazi ni byiza ya modoka kintwara papa erega buriya kiliziya yakuye kirazira oya ntabwo nara ku mukwanya mwana wawe ntabwo nara ku mukwanya reka abazana ni nyuma yandisha muhungu wanjye nawe ujya wishima ujya wishima muzana kandi kantu ese wowe gutangakira akushabereza reka ngweze ukashaba batsinze imeze nk'ijuru ariko sheze ni nk'ijuru ni ibisanzwe uzikomeza wishime kandi wishimire urugo ni ijuru rito mwana wanjye sibyo ngewe kangweze ukuri webaze cyane kino agafutubolo ngira umusore mwiga ncunga karo akodoreza ruriko goya nibaziwe shaka nani umugabo yavuze ngo mbakana telefone n'umunenye ngiye gutwika icyaro mbabwiye nti icyaro tutubuko rero bwa mbere numvisha umuntu umwana atwite inda itari yamana amezi angahe agatangira kuzana ibyo kuvuga ngo arashaka ibi niba arashaka ibi niba ese ni umwana kuvuga ngo ndashaka ibi cyangwa n'ubu bimutekerereza ni umwana nyine ntubikubwira ejo azakubwira ngo ushakire umwotsi w'indege nakumvisha nose inyota irakomeza inyice urafata sinabigeza nyuma y'amafaranga nyine njye kwigura ntacyo reka nkubwira aya mafaranga ndaza kuyakuzana ni ukuri ndayakuzanira ntabwo nakubeshya reka sikubona utishimye kugenda utishimye kandi wagira ngo ngende nishimye inyota iri kunyica inyota byose uraza kugura n'inkuzana amafaranga reka niba wishimye nka bizu rero niba wishimye nka bizu ese kuri kuzana umutwe nagashamuraza mu wanjye naza n'umwere ndabeze umwana bagenda muzanira Excusez Chérie, reka papa ajye kuruhukaho gato. No, naza gutaniramo tukanyana. Aho ugenda ujya kwiruhukira umureke yinyura gato. Papa, Chérie agiye kuruhukaho gato. No problem. Umutima nyuma ngiye gutaha nishimye cyane. Sima ko fata kawe ko umuntu byose niteganya na bose nyuma bose bisina n'ibindi. Sura verite. Ma. La probabilité. Excuse? Kisha. Bisous. Ugira umwanya wo gutakaza pe. Bisous. Ubwo wasanga umwanya wawe utakarira ku Gishimishije. Njye ntabwo nkunda imbwa uretse ko ntabwo nanayikora ariko nukuvuga nk'uko niteruye gutyo. Ko nubaho. Ubu haze sha. Bobo. Gushimana yanjye. Akabibi kanjye. Ubwo warebye uburaho uta amafaranga uyashyira ku mbwa. Cyakoze urimbwa nka Gushimana yanjye. Uyu ni mu bebe wenyine. Ugira umwanya wo gutakaza. Bisous. Njye nta mwanya mfite wo gutakaza hano pe. Ntabwo mfite umwanya wo gutakaza ku mbwa mbwira nyine amakuru yakwabuze. Simeza. Ko wishimye se ubundi. Tumana ngufashe neza muri iyi minsi ari. Besti ntabwo nishimye. Nubwo ubona nyine ndimo guseka. Mvuye bwa. Bye. Kona yanjye uzi ko ifite umushinga. Ntabwo nkunda imbwa mu buzima. Bye. Ngambwira se chérie. Besti Nuko utishimye. Byapfiriye he?
no kubeshya nimba ndi igicucu nimba ndi ikigoryi ku buryo abantu bashobora kumbeshya bari mu nzu yanjye nishyura nakumva ko kagahungu nakubwiraga gakunana na Monalisa ntajya kitwa Hirwa ngo nase ntabyo yari uzi ngaho nyine mpabizo ariko wagenze badanye komera mwana Sashi ndaza kuza kureba rero sibyo amakuru ko se ko asi urangazwa n'ikigo ngubu ngera hirya ubu niki kurangaza gituma ukubita akabuno hasi kwari keza se hano umugore wanjye bwera kuva gihe ki babyo ziwo amakuru usiga iminsi shaho akuru uri beza nanjye maze igihe kinini ntakubona nkavuga intisi ubu ariko kera murana siko twarabanye urabizi gufuka hari hagiye hakazizi isiko twarabanye nkavuga inti naho buzakera yari umuntu rero w'intashikirwa isiko yari inshuti yewe uzi ko ntwarira inzoga niba fera ntabwo uzi ko buriya siko tugihunga mu ntambara ya Shikaramu isiko tugihunga mu ntambara ya Shikaramu ndibuka ko habaye icyo gihe habaye ibintu by'umukwawe ahubwo sinzi mugenzi wanjye duhagarara kamubwire ko uje kuvugira ku nzoga yanjye ndagiye koko ntabwo ngiye ariko Hirwa nibiki koko wari umuriye ibiki se nkora ahubwo umva nkubwira reba ibintu wari ugiye kubwira papa no oya wimbwira ibyo ngibyo reka mbanza ahubwo nkubwire unsobanurire neza ni gute wifata ukabeshya abantu kwiranda ariya birasa ikintu kinangaje noneho n'ukuntu birasa nawe abyemeye wagira ngo ntabwo atekereza ahubwo tekereza kuki birasa byemeye kuki se nyine abyemeye kandi atari nyine se wakabimenye kuki abyemeye atari byo ariko mwereka nkubwize ese reka nkubaze ni wowe wanenda umva reka Hirwa ni wowe wanenda wishaka kunshurika ntabwo ndi icupa wishaka kunshurika ntabwo ari wowe wambwiye ko birasa ari ikirembe ntabwo ari wowe bimbwiye okay ni noneho ukanambwira ko inda utwite ari yundi mugabo atari noneho okay ninjye wabikubwiye noneho uri gushaka noneho muri aka kanya ninjye ukubwiye yuko indano atari yawe noneho urabihinduye wararota ndabihinduye se ndagenda njya no mu mutwe birasa ndamuhindura none se ubimbwira wabimbwiye kugira ngo bigende gute kugira ngo ujye wifate njye umbwire ngo inda ngo niyo wundi musore none aka kanya nibwo utangiye kuza wimbeshya ntabwo umuntu umbeshya oya narakubeshye byararangiye kuri iyi nshuro ni cyo gihe cyo kukubwiza ukuri indano itene ya birasa nibyo ndimo kukubwira ngo nimba ndi igicucu nimba nuzuye hanyuma se uwo Monalisa akora iki ubundi agakobwa kadashinga kaje nta n'ikariso gafite kaje gafite envelope icitse nafashe ndemera ubuzima gakora mu kabari mu kabari esi mu kabari none se umuntu ukora mu kabari ni gute ashobora kugutwara umugabo ko ufite amafaranga kuki uriya muntu udashobora kumuspoilinga ukamukorera kimwe cyose ukareba ko utari bumwegukane ntumbwire ngo ufite ubwoba bw'umukobwa ukora mu kabari nawe ngo nimba baraturanye nimba baragize ibiki baze ko niba mukuye mu cyaro noneho nta n'ikintu nakoze nakinginze nta kintu na kimwe gashaka kumva yego sha ariko reka nkubwire uriya mungu aramutse agucitse sha natamenya yuko nabyawe ibaza njye nari nzi ko uwo mukobwa bakundana wenda afite n'umwana wo mu bakire afite n'akazi karenze kari agakobwa kari aho gacirira umukobwa mu kabari ibyihunga ryawe na kamuhereza akantu ke ndaje somaho nyine usigira icupa ryanjye ariko uranibuka yuko undimo komisiyo tunyanganya papa mwari hari iyo cyagiye mvuga ngo ndabona n'inzano ziteye uzi ko nta kintu wampaye
ariko gashamura rero nawe reka tuje turumvikana kandi ntuzi uragakaraboze turakabuze se wenda birabyararangiye ni ngombwa ngo bigarurire hano none kuranyumvira ko abiyi si muteye mute washyize mu manza nta kintu wampaye wananije n'uwa mugabo ntabwo tukivuga ziba ndakubwiye ngo weho ndabizi kawe wowe ushaka kugira unkorogoshore mu bwonko inzoga yanjye itondo inzoga yawe si iyi ni iyindi nzoga mbwira ngo usengerere igazi aho yisengere bwera bwera inzoga uragira ngo ukorere iki mwareka nkubwize ukuri sibyo ndakuzi neza kurusha uko wize wishaka kumfata rero ngo ucurike ufate ibintu bisubize ukundi kuntu ushaka ngo ya birasa okay tuve muri ibyo sibyo uko nabikubwiye niko biri ariko muri aka kanya indani ya birasa ko wabimbwiye niko biri muri aka kanya indani ya birasa muri aka kanya ni icyo utumva se nk'umuntu mukuru ase ubundi reka nkubwiye ubundi urambirije icyanga ko nta byishimo ufite ko mbizi kubabaye ndabizi ko uhangayitse wakwiruye ukabwira papa akagutahana ukagenda ukava ahangaha Hirwa ntago meze neza mu mutwe mbabarira reka kunyongerera nawe stress ntago meze neza mu mutwe ariko muri aka kanya meranye neza n'umugabo wanjye icyaba cyose ndi tayari mwana ntago oya urimo urambeshya erura ibintu bishyire mu buryo bagutahana ugende kuko hangana nta byishimo ufite wimbwira njye meranye neza na birasa ase ko ndi kureba mu maso ha ndabibona Hirwa warahindutse nahindutse gute kuki utanyumva nka mushiki wawe urabona nk'uyobewe se ndakuzi rega ntese kuki utumva ukuri kumvamo nkubeshye so nakubwira iki ko kumbuza icyo nkubwira agutwara umugabo wowe n'igihagararo cyawe n'amafaranga yawe cyakoze natamenya ko nabyawe bestie ibaze ariko kutinyuka bakambeshya ngo umusaza na mushiki kumbi iyo ntahari ahubwo ahangaha bahageze nk'umumaro cyangwa birirwa baryamanira ku buriri bwanjye wabyitwaye mute ndi gutekereza ndibuze kubakorera ni igiki ndagusabye ntuzankoze isoni mbabarira werekane uwo uriwe mani uriya mukobwa ntazagutwara umugabo niba uriya muhungu aramukunze shyiramo amafaranga amushore murabizi ubungu bw'iki gihe ukuntu ari ubukene mbabarira ndakwinginze ukore igishoboka cyose wegukane uriya muhungu ndakwizera sibyo umva uri kuri gutekereza byinshi rega uriya muhungu numwereka amafaranga yawe imitungo yawe umva azakwemera ndakwizera byakore kajye kuryama kajye kwirambika gatandatu nijoro sibyo ndumva naniwe Hirwa urabizi neza birasa ari ikirembe ariko nonaha birasa arakize ikindi kandi aremera ko umwana mwita ari uwe birasa ubwana ubu yarakize ese kuki wumva yuko nabivamo kandi birasa we ubwe ku giti cyemera ko umwana mwita ari uwe okay aho Hirwa mu magambo uvuga ugira uko uyatwara utaza kuneza papa nabyumvise ibyo ngiye nabyumvise nta kibazo kandi kuba nkubaha nka brother wanjye ntabwo bisobanuye yuko washaka kuneza data ntabwo rigari gushaka kumuguteza nanjye hari ibintu mbwira nkabanza gukemanga ariko ibyo mbwiye aka kanya ndabyumvise okay it's okay wanyemerera tugasubira muri salo haguruka nyine tugenda ese uri kunyivumburaho gutyo kugira ngo bigende
ariko mama ndakumva njye na n'ubu ngubu ntabwo ndi kumva uburyo bafashe umwanzuro wo kuza pe. ariko rero mwana wanjye nuko ndashaka kunyumva ariko mu by'ukuri mfite ikibazo mu rugo pe mfite ikibazo kandi kinankomereye cyane nuko wenda mbivuze wagira ngo gushaka kuza kuba aha ngaha ariko nanjye ntabwo nshimishijwe no kuba mu bakazana uzi buri ikibazo mfite uzi ukuntu basigaye banduka uzi ko njya kumva nkumva ibintu biragurukanya amabati njya kumva nkumva imvura irimo iragwa ikanyagira kandi ndyamye nasohoka hanze nari nkabona nta mvura ihari. Hasi mama icyo bintu kutigeze ubimbwira kuva na mbere hose. Mva njye n'ubuse n'ibikubwira utazabyemera rero ntitaba kwifatira icyemezo kubera ko nzi neza ko utanyangira ikindi kandi ndabizi neza ko ukunda ubuzima bwanjye uzashimishwa no kuza gukura umurambo wanjye hariya cyangwa nasaze bansarishije reka tube tubahaye agahenge nibabona wenda ntakihari bazareba ukundi ukuntu babigenza babireke. Ese burya nuko byagenze ni ikibazo kinakomeye hakuze ubwoba mba mfite. Ese bebe ubu urikora kuko ukimuka utambwiye? Ariko ratifika nkubaza ibintu wankoze wari uzi ko ntazabimenya ese ubundi umfata ute ubona ndi igicucu utinyuke unyirukanishe ku kazi mu bintu by'ubugoryi nta soni kwimuka utambwiye nagomba kwimuka nyine umva rero nkubwize ukuri njyewe ubu ngubu nahisemo kumenya ibyanjye ari inzu nkayishyura nzi ko amafaranga ave iwanjye ntacunze ku byawe nguma si wowe uzi unyirata ngo impapuro z'inzu n'iki guma n'inzu yawe nyine ubu ndi iwanjye ngomba kumenya ibyanjye nkakina izanjye nta kintu kijyanye n'amafaranga cyangwa sapoti yawe ntikeneye uranyumva naho ngaho muhera musuzugura abantu gusa. Ariko uzi ikintu kwirukanisha umuntu mu kazi hari umuntu aba acungiye ubuzima n'iki haranywa sheri nta n'isoni si ufite amahane cyane ni ukuri biriya byose nakoze nabikoze kubera urukundo nagukundaga n'uburakari just overreacting please mbabarira ni ukuri sibyo mbabarira ni ukuri pe sinari ko ushobora gufata umwanzuro wo kwimuka utambwiye ku buryo mbaririza ngahamagara telefone kuyitaba ni ikibazo. Ye ndakubwiye ni ibintu wankoze byatumye ngukuraho icyizere ntabwo nari nzi ko wankora ibintu nka biriya unteranye na boss wowe uzi abarozi basigaye bari muri rakaritsiye uzi icyo ari batugirira shangiye rwose singiye kuzakwa hariya njyenyine. Mama rero ntabyo narinzi ntabyo ari warambwiye gusa nyine nimba ari uko bimeze nta kibazo mbese hano iwanjye ko ari nk'iwawe none se ubundi yinzire ubwo nino nzingana sinabura icyuma ndaramo kandi nta n'umuntu nzigera mbangamira aha ngaha rwose. Ariko rero mama Latifa mu minsi amaze hano rwose ari kubangamira umwari ari kumubangamira ku buryo rwose Latifa afite amakare afite amahane ateye ubwoba sinzi rero niba ugiye kumfasha akagabanya amarira afite. Birahumura Latifa aranyumva ni umwana wanjye nibyariwe ure namuhaye nzamwigisha kubana na muramukazi we ese wundi aramubangamira kubera iki? Humura ibyo bintu nzabihanduringa kandi bizagenda neza. Reka nsubire kuba ndi kuvugana na papa umwari abe nari munsi zara muri sala nyine. Ariko reka mubaze uriya mubyeyi buriya wigeze umubwira ibyo wakoreye umwana we? Mama arabizi arabimubwiye niyo mpamvu yaje hano n'ibyagira ngo tuvugane. Ntakundi bebe mbabarira basi tubyibagirwa sibyo ndakwinginze asibire ko nabikoze ni urukundo n'ukuri nta bundi bugome nta wundi mutima mubi ni urukundo nagukundaga
ariko tubyibagirwe birangire dutangire bushyashya please. urukundo rutuma wirukanisha umuntu mu kazi ahubwo wowe uri umugome njyewe mbona uri umugome sinzi n'impamvu sinzi icyatumye njyewe ngukunda unyihishemo wowe unyihishemo kunkunda ukunda urukundo rutuma wirukanisha sheri wawe umuntu ukunda urumva ari urukundo nyabaki hebona ntuje ukagira ngo ndi igicucu basi mbwira icyo oya sinshaka amagambo yawe ngiye mu mwanya wasanze iwanjye niturije nk'igihe nzaba nkubabarira nimbona biri ngombwa turumvikana se bebe mbarumbwira ikintu nakora kugira ngo mbabarire biriya byose nabikoze kubw'urukundo nta rwango rwari rurimo ntabwo ari ubugome n'ukuri shema ndagukunda cyane please asundi niki ntagukoreye niki ntakoze naguhindurira ubuzima nakubakiye inzu ngira gute naguha amafaranga ndagenda nkabeshya mu rugo nkagira gute kugira ngo byibura umere neza nawe ariko byose warabifashe ubigira ubusa kuko shema wambabariye koko mama kare hari ibintu wari ugiye kuvuga urangije bahita baguhamagara ntiwabimbwira ngo birangire ibintu wari ugiye kumbwira kuri uriya mukobwa munyana ariko ntabwo wabimbwiye ngo birangire sinzi ibintu uzajya kuvuga umufitiye wavuga ngo ni umugome ngo ni ibiki yakugize ati ni iki yakoze nta kintu yangize ndabizi amatiku yo muri iyi karitsiye ubu nakubwira ikintu ejo nkumva cyasakaye inaha hose ngo mama Umwari yakubwiye gutyo urampe kubaho pe nta kintu nakubwiye mbabarira ubundi se uretse kwijijisha wowe ntabwo uri umuntu mukuru ra none se ndi umuntu mukuru kuryo wavuga ibintu bicikiza kuriya nkamenya ibyo ari byo nderekwa ngende Yesu nuko rero menya ngo munyana hari uburwayi afite uburwayi none akazi k'ibindi nashaka abo ufite ubwo burwayi none se uburwayi bwiwe hari ikintu ngiye bundebaho ku buryo none se ubwo burwayi bwiwe ku buryo bavuga ngo ni umugome none se we ibyo burwayi yarabyiteye ku buryo bavuga ngo ni umugome none urambaza iki none se indwara yihuriye he n'ubugome bwe uzabimenya uri i Rwanda ariko se urumva hari ikintu ushaka kuvuga none se arwaye iki indwara cyarwaye mbabarire cyane nakubwiye yuko afite uburwayi nta kindi nkeneye kukubwira nyine ni ubuhe bwo uraze kunumva udashaka kumbwira wambara ukanyirurira ese wowe imyaka ufite y'ubukure n'izo mvi mu bwanwa no mu misatsi yose ntabwo ugira ubwenge ku buryo watekereza icyo umuntu akubwiye utarinze wowe wambaraguza amagambo nese ubwenge bwanjye ni mikorosikopi ku buryo nagenda mupimisha abantu ibyo barwaye byihorere nyine niba udakeneye kubimenya byihorere nese ko numva ubiziye wambwiye ikintu arwaye ntabyo nkubwiye dore nuko ejo nzajya hirya y'iwawe ngasanga mwantaramiye ngo arangwa afite uburwayi mbwira icyo ntagukoreye basi ngikore kugira ngo ibintu bisubire ku murongo please ndakwinjiza ntabwo nzongera ndakwinjiza umva nkubwire Fatifa naje kumenya ko umutungo w'abagore ni uw'abagore sibyo impamvu nafashe umwanzuro wo kwihigira ibyanjye nabibura ariko nkamenya ko ari nyewe wabiruhiye wabishakishije sibyo kuko naje gusanga ninkomeza gutya erega niba umuhera mudusuzugura urumva niyo mpamvu ibi byose wagiye witwara gutya uzi kubera ko nabaga mu nzu yawe sibyo ukashaka kumufata uko wishakiye mwana wanjye rero nubwo mushiki wawe nyine arimo kuvuga n'umugabo we ariko bafite ikibazo kiri komplike buriya kangwiza ukuri bijewe bije aranzengereje iriya sambu numvaga nzasaturamo 3
igice kimwe nkakiguha ikindi nkajya mushiki wawe ikindi nanjye kikazantunga mu zabukuru ariko barakigarura. ese papa njyewe nibyo ndimo ndakubwira. Buriya mwana hava mukaza kwibera hano i Kigali kuko iyo ndebyemo mbona ataberewe no kubona mu cyaro. Niko sha tugasiga gakondo. Mbese uragira ngo mugume mu matiku? Nta muntu usiga gakondo kazuwasiga gakondo. Hariya naho twavukiye, hariya naho nababyari, hariya naho mfata umugisha, hariya niho umugisha wanyu uri, hariya niho hazingiye ejo hanyu hazaza niho. Papa ibyo nibyo wishyira umugisha kwirirwa mutongana murwana abantu bicana kubera amasambu uwo niwo umugisha uvuga. Excuse? Ntabwo utegereje ko muzicana kugira ngo ubone ko ari wo mugisha. Gasambanye napfa kwihara mwana ntabwo napfa gusiga isambu yanjye kuriya ngo baze bature mu isambu yanjye naravukiye ku Gikongoro ndi umunyagikondo ngo batutaga bateye. Ese papa wari uzi ko uzayagira? Ariko ubu ngubu mfata amasambu. Uje no gutura aha wayabona. Excuse? Uje no gutura aha wayabona. Ariko ibintu byo kwirirwa muserera wapi mwahava mugashaka kandi mujya kuba byakwanga mukazi Kigali niho muhera mudusuzugura. Uyu mwanzuro rero ngiye nawufashe mbitekereje ntabwo nahubutse. Urumva rero please isuku ni iki nta ukozishima bibo bwa mbere n'ubwa nyuma. Ni kuri ntabwo ndakubabariye ariko please tujye tunubahana. Burya abantu bakundana baranubahana sibyo? Ndabyumva. Ntabwo nzongera pe. Genda kubabariye. Kandi urakoze cyane. Wanije kuri telefone gato sinafite waiting. Uburwayi rero nabye ibintu kuvuga ntabwo ndi kubyumva neza. Ntago wabyumva nyine wabyumva ute se? Ese warashikundiye ukambira urwaye mukobwa arwaye. Kono vuga utari gushaka kubivuga wa. Niyo ndwara se umuntu yarwara ku buryo yahemukira abandi. Nibicurane nk'itsame aka kanya mbirwaye na wabyandwa nanguye mu ki. Sawa nyine. Nese. Guma muri izo ngizo. Ese uko burwaye warwaye udataka kuvuga ni burwaye nyabaki. Ndiko mu mwaka ngirika nduvuga udashaka none se mbwira. None se arwaye sida se? Ntabyo nkubwiye. None se urwaye iki? Munyana arwaye sida ariko ntabyo nkubwiye. Ko sida? Cyaba no mu cyaro bagira amagambo. Uguse uramwana se sida yawe yarikuye he? Ariko uri ku mwana ari mwiza. Ariko abantu mu cyaro mugira amagambo. Ko sida? Uri arwaye sida? Reka nkubwire. Dore mbese amagambo utangiye kuvuga kuko mwaryamanye. Ndyamana nawe se waramboye. Arawe. Ahubwo ikibazo ikintu kintangaje ni ukuntu hano mu cyaro mugira amagambo ngo arwaye sida. Omanya arwaye sida. Sida si umuntu w'inzobe ko yayo sida ibaho. Zavugana nyine ko numva kibivuga kuri runo rwawe. Nawe nafite kimeze ndumva. Ariko sha ntabwo napfa gusiga gakondo yanjye. Nuko bigomba kugenda nuko ariko ibintu byo kuguma hariya bijube byakanurira mu isambu bijube byakigarurira ibyanjye bijube byakanurira mu isambu nawe nsanye n'umuto gahoro tumenye ntabwo bijube byakigarurira isambu yanjye comment c'est la situation comment ndavuga na nyoko inumva icyo bitekerezaho muzakira imodoka ntaye imodoka ntaye ntabwo nazi nsambanye ntabwo nasigira bijobija nansuzuguye bijobija ansuzugure jyewe jyewe kunsuzugura njye kuzamuranye gutese komara situation sida irwara abantu bibikara nkatwe abantu b'inzobe ntibarwara sida. Aya hari n'umuntu rero ukabona sida nta niyamutinyuka nta mwana umubiri afite isuguye sida yabifashe we ntiyamutinyuka ariko we yagutinyuka ntumuhora mu maguru icyo uzakura muzakibona ngaho utangiye kuganira muhora mu maguru se ndi kariso ye ngaho utangiye kuganira nabi cyane
kimuhora mu maguru. Nahaha dore aho nibereye. Nkora amaguru se nyarebamo ikizi. Ntazafite ikibuga mu maguru kugira ngo ubwenge ujye kwisuzumisha bagupime. Ariko se bampima iki ko ngize ndyamana umukobwa barampima bampima iki? Barampima iki? Ntabwo ngize ndyamana kuko ni icyambere. Urumva? Ivyo byose ndasida akazi ko yarashaka yirwa. Sako numva bigucanganyikisha. Oyi ikintu kincanganyikishe no kubona umuntu usa kuri yango rwa sida n'icyo kantu karanze. Ariko we wayirwara. Wose yarayivukanye se mwe mwayimuteye. Kika niba sida yiwe dushobora kuvugana nkayandura mu mwuka. Ni ntandi hantu ahura na sida yiwe. Erewe. Ariko sida irasetsa. Kusida. Ariko reka kubwira umwana nawe muranabe. Shema narakubwiye ngo ntuzongere kumamagara mu buzima bwawe. Narakubwiye ngo unyibagirwe. Umva nkubwire wakajajwa. Umva. Mana yanjye. Ubura tipa nanyumvishe. Ubuvuzi gakondo muganga Matovu ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugacukubiri n'indwara za hato na hato. Egera uyu muhanga guhanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi, aho bagukorera reflexology ariyo nkanguramyakura, detoxification ikura imyanda mu mubiri, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije, aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura umugongo n'amavunane. Si ibyo gusa kandi kuko arakuvura indwara zigiye zitandukanye, amibe, igifu, umwijima, diyabete, asima, sinezite, abagabo batabasha gutera akabariro, ndetse n'indwara zifata mu myanya y'ibanga y'abagore. Witinya kumugana kuko aragufasha rwose. Muganga Matovu ni umuhanga cyane mu kuvura amarozi, amahuherano, amategano, ndetse n'akarande zo mu miryango. Muganga Matovu aherereye Kicukiro mu Gatenga, uzamuka umuhanda ujya i Murambi. Ku bitaro uhasanga icyapa cyanditseho ubuvuzi gakondo Muganga Matovu ni metero 150. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Ubuvuzi gakondo, isoko y'ubuzima. Umwari oya wirira oya beshavura Imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje Imana irakoze Imana irakoze